agaswingingerera bura rero uraje nikanga ari umugenzi uje ngiye gushofera kumbi nawe uje umeze nk'umuntu uri kuhitira nk'umugenzi wigendera narinzi ko ugiye kubanda amahoda nkagututura nkabunda kumananduye nkabunda kujanye izuba riri kumena intuzi igize intuza nyine urukumva sinawe kandi izuba data we izuba riri kumanyaguza umuntu riri kumuhengeka riri kumuhengura riri kumuryamisha riri kumubyutsa ntiwareba nawe urukurireba kuntu rimeze kugira ndikire ukirera izuba rero nuko waba wicaye ahantu nyine uri kugira ka kantu bagiraga batsitsimuraga nyine babandanyaga basukaga baruhagayo kandi cyane yego vuga ngikiga oya da ariko ntaco nyine ngwaga twatuntu tugize nyine cyane nk'ugunge wenda byibuze iyo ndi kururindimura numva neza n'icaka gise gishira n'izuba ntago mba nkiryumvishe kandi cyane ugahita wikomereza akazi cyane ubushize warambwiye ngo ntago nguru umunyonzi nguru umushoferi nibyo se namwe muri abashoferi oya mugira permis umunyonzi abagaho none si utwaye hano ntago unyonga oya ndagazwingingirira ntago babyita kunyonga rero bavuga ngo umushoferi w'igare mba ndi gushofera nyine iyo ndi kugira mba ndi gushofera kandi cyane uri gushofera ngo iyo utwaye igare utari kunyonga mba ndi umushoferi ahubwo umwe asanga kigiye kuba ngo ikinyonga ubu uri umushoferi mwana we kuri umushoferi ukiri mutoya oya ntago ndi mutoya ufite imyaka ingahe ndabona ariko nagafuka ni iki iyi bayitanze indukire mu muhanda ndaje gushofera niko yitwa niko bayitaga kandi cyane abana ino shati ngo bayita zindukire mu muhanda ndaje gushofera mwemera se ko ari umushoferi uyu nguyu nsabe agira ikibihakana nge hombaye bagiraga ibirori niko nsa iyo style wayikoze utese iyi style ariko rero gukora ibi bintu bujya bura ntago nakubesha pe bisaba kuba mu mutwe gwawe unafite akandi kantu gatandukanye n'akabandi kandi neza cyane allo ni kuri ribu nanje ndi nsabi kwiga nanje ndi nsabi none siko sheri wanje atari yuzuza imyaka kandi umuntu iyo abikoreye ahandi mu muhombanyaga nta kuntu twaje turaza kubikorera aho ngaho aracafite imyaka ziri hasi nyine ziracari tunzugunye yego rata ntiwumva nukuza kumutikurira aho ngaho sawa ndararanye umudunangiye sawa aka MTN agaswingingirira allo ni kuri MTN none se gari amafaranga gose gabaga gayobye nta kuntu mwaje muraganyera gose mukaganyoherereza nezi ko gabaga gayobye gabaga raganyumwa sawa bagusubije iki barankubye reka ngusuze cyane gwifurize ibiye byiza cyane ukunda Iris TV ndizera komeze fresh ndizera ko Nyagasani aguhaye ubuzima bwiza nageze Musanze kabisi wabo wabeza ndi kumwe na Nsabi nari namusezeranije ko nzamusura nkareba hamwe abaparitse dogite biteze mukomere cyane meze neza ko none waguze cya touch none nago ndi bugukire rega nanjye nsigenda huruti hoyas egereza mikro ngusanze mu rugo nkuko nari narabikubwiye hano ni ujya uparika ahangaha niho habaga kwirigara ryanje no kugasima muri makeya niho kugasima kawe cyane sure ndabona abantu bose bacaho bavuga bati Nsabi agaswingingerera bura rero uraje nikanga ari umugenzi uje ngiye gushofera kumbi nawe uje umeze nk'umuntu uri kuhitira nk'umugenzi wigendera narinzi ko ugiye kubanda amahoda nkagututura nkabunda kumananduye nkabunda kujanye bimeze sawa ariko sha urebye nta kibazo witeka ari gukora ibyari ko ku ruhande rumwe wapi niki kiri kwangaza sha izuba riri kumena intuzi igize intuza nyine urukumva sinawe kandi izuba data we izuba riri kumanyaguza umuntu riri kumuhengeka riri kumuhengura riri kumuryamisha riri kumubyutsa ntiwareba nawe urukurireba kuntu rimeze kugira ngo urikire ukora iki kugira ndikire
sha gukirira izuba rero nuko waba wicaye ahantu nyine uri kugira ka kantu bagiraga batsitsimuraga nyine babandanyaga basukaga baruhagayo kandi cyane. Yego. Ese ubundi buriya unywa iki ufite inyota? Iyo mfite inyota urasibo ndavuga ngo ngiki kandi mana yanje nkabikira vuga ngikiga oya da ariko ntaco nyine nkwaga twatuntu tugize nyine cyane nk'ugunge wenda byibuze iyo ndi kururindimura numva neza n'icaka gise gishira n'izuba ntago mba nkibyumvisha kandi cyane. Ugahita wikomereza akazi cyane. Ubushize warambwiye ngo ntago nguru umunyonzi nguru umushoferi nibyo se? Namwe muri abashoferi oya mugira permis? Ese undi kujya utwara igare hano bisaba iki nsa? Ariko si kibazo nawe rero ukubandanya ntago ndakubwira ngo namwe mwararangiye mugahakana umunyonza bagaho. None si utwaye hano ntago unyonga? Oya ndakazwingingirira ntago babyita kunyonga rero. Bavuga ngo umushoferi w'igare mba ndi gushofera nyine iyo ndi kugenda mba ndi gushofera kandi cyane. Uri gushofera? Kambaza uyu mutipe nawe wemera ko ngo iyo utwaye igare utari kunyonga? Mba ndi umushoferi ahubwo umwe asanga kijye vango ni kinyonga. Ubu umushoferi mwana we kuri umushoferi ukiri mutoya? Oya ntago ndi mutoya. Ufite imyaka ingana? 17. 17? Wabona ufite n'umugore? Oya da. Nawe ufite? Nsa twikomereze. Kugira ngo utware igare hano i Musanze ngusanze hano bahita Karisimbi yarya. Uretse manze natsamura. Twagiye rero cyo tubandanye. Tubandanye. Twimanandukire. Ngaho mbwira. Hano warumbajije kugira ngo utware igare. Manza nakwicazaho tukagenda. Wanzanyicazaho. Ikibazo wacyumvise? Oya. Kugira ngo ube umushoferi w'igare. Kandi simana bakurambere bari bakanza amabuto nyine. Yambo nari imise ntaragurika nyine ninaga iyo ngiyo kandi cyane. Niko bisaba iki kugira ngo utware igare ubyemererwa ubu umunyonzi nyawe? Bisaba iki? Icambere bisabaga rero nubwo wavuze ngo numunyonzi wumve ko numushoferi utwaraga ikinyabiziga bitaga igare ntago aba yoroheye kandi cyane asabwaga ibintu byinshi cyane kugira ngo aje gushofera mu muhanda udafite ibyangombwa bikwemerera gushofera mwizi miremire ntago wakandagiramo amenyo bagarandaguza dabakurambura baguhenengeza durebye nabi kandi ikintu ukaba ufite n'ikintu bita igihaha n'ubwenge no kumanaginga neza kandi cyane. Nicyo kintu bisabaga kandi no kumanaginga neza cyane pe. Sensa nibagiye kukubaza wize he kuvuga indimi nyinshi? Nize he kwiga amashuri asanzwe? Amashuri gasanzwe. Amashuri rero gasanzwe nagigiye Makerere ni he? Mu Buganda. Yes. Kwa Mugeye bare nyine. Ntago narimbize. Buriya n'ikigandi urakizi? Ikigandi? Oya da. Yebaga bigize byo kandi zikandi watinyarukira iyo ngiyo. Oya. Data we. N'ikigandi urakizi? Ese wize i Buganda uvuga ikihe kirimo? Mvuga Ikinyarwanda. Hari abanyarwanda mwiganaga? Babaga oya nyine bavugaga ibyawo nawe ukavuga ibyawe. Ariko mukajana nyine mu bya system. Yibonye batari kubyumva bagikiragida. Bakoresha zawe ukagenda urataraguritsa nyine. Ariko mwigaga mu Cyongereza? Mwigaga mu Kigande. Bese indimi bigaga ni nyinshi cyane ariko hose nageraga ngasanga na namwe ndi kwisanga. Isangaga niberere mu Kinyarwanda cy'iwacu. Ese uburiya iyo wajyaga kodaringa nk'ibiryo ukiri ku ishuri wabigenza gute gusaba ibiryo kugira ngo ubone icyo kurya? Avemwa uvuze ku kijanye no guheregeta rero nibuka ko nta kintu nahengetse mu nda nta n'ikintu najyamishijemo. Ubu tuvuga n'ibifu biri kwararuka biri kweguka biri guhengama biri guhengamuka nawe nta no kuvuga ati wenda byibuze mwana ndabona ikidobo haraca ibigi nabyo birandamye hariya ntiwanavuga ati baguhereza uburata kuburahuragura none ngo ngikijanye n'ibyo nguru. Oya urumva wiza ahantu ntuzi Icyongereza ntuzi Ikigande wasabaga ibyo kurya gute? Ariko barakubwiye ngo rero nta mushonji ujye ubura tekanike zo kurya. Ngaho mbwira uri gusaba nk'inkoko n'ifiriti cyangwa se ibindi biryo bitandukanye ubigenza ute? Iyo ndi gusaba nk'ifiriti cyangwa se ibindi bitandukanye mu marenga nyine hari ukuntu ugeraga guca nyine ugatanira guca ukajuna razana ukazana hano teka gutya ugira gutya nyine kwansabi kwata mu bifu. Ubwo se usabye nk'inkoko bakaguha nk'ibindi biryo utarya? Nabahombanya. Ese ubundi bari ibiryo utarya? Abahombanya da. Abahombanya. Kubahombanya no kugira gute? Kubahombanya nuko baburungushura. Nuko batikura.
nsanga babwira abafana bawe rero bave mu muhanda abafana bawe bave mu muhanda imodoka zitabagonga. nizere ko abantu b'abashoferi b'amagare atari bo babandamye mu muhanda. Reba nka kiriya gisa na kaka komera cyane mwa Nyagasana kurengere kandi yakuremye guha amahoro. Usa na skosha Chamo mananduke murero murakuno mwakwisunika ino hepfo kandi cyane batabahombanye ugasanga mu kwitwaza ngo amagare gacu ngo niko gabiteye baragira barahubukamo nta kibazo. Ntago ari bubagonge buriya ngo barahombanya nawe ubwo yigwana nyine yigwariza ubwo ntago ndi kumwe nawe nababwiye kandi ngo bahubukemo kandi cyane nta kazi kabo bahombanye ibyo birabareba. nsanga hatsigare ryawe unyihere lift rero unyihere lift tujye hariya ujane hese njyane nkariya hirya wahinze hese ndakwishura uranyishura wangahe ubu njyanye nko mu mujyi ariko mana kuri goyiko wanjanga ahora mw'abanyarwanda ubu uyu nutega igare mwe mana wancangahe unjyanye goyiko ubu tuvuga n'umukobwa wanje ni mutoya ntago gwakuzirika igendero ryo gushakira ahandi ese iyo twabanura bazirika nkamwe nyine mumeze nk'abantu zabagize ndabahambira kuko hari ukuntu umuntu mwe nabatwaraga mukagenda muri kwinyagambara muri kwisegaseganya umuntu arakuzirika agakomeza kandi cyane kugira ngo utaza kwinyagambura ukenge gukihengura cyane pe. ubwo se ntibazaguca amande kuzirika abantu bazancanga amande buriya mu kinyarwanda cuze kinafatikanije mu utwara abagenzi neza kandi cyane kuko iyo umuntu mutwaye nkamwe mugenda abatipo barusha gutwara abahise abo bakuri inyuma bariya si kandi ariko rero ubwo umuhanda gushoferamo akanini nta nubwo wenda bisabaga ngo ni uburambe bwinshi bimazemo hari igihe uba ufitemo uburambe ariko utwara ku bwa mbese ari ya Nyagasani kurengeraga kugira ngo ube ukiri gushofera igare ubundi bisaba mu mutwe kumanaginga neza ikinyabiziga cyawe ukagitwara neza kandi cyane. ndanyura hera fatasha ewe data we mfasha ubwo mwari mufashe nizo njaba nta n'isoni rero mwari muzijanye isi reba iki ngiki uvanama no mu nzira rero ni wewe ekari mweyo nakubonye buragize bwaje rero kanze urutura mwahare nawe mwa kanze gacya mbandanyiriza hangaha kanze ni sesa seseke Alo ni kuri ribu nanje ndi nsabi nanje ndi nsabi none siko sheri wanje atari yuzuza imyaka kandi umuntu iyo abikoreye ahandi mu muhombanyaga nta kuntu twaje turaza kubikorera aho ngaho aracafite imyaka ziri hasi nyine ziracari tunzugunye yego rata ntiwumva nukuza kumutikurira aho ngaho sawa ndararanye umudunangiye sawa aka MTN agaswingingirira Alo ni kuri MTN none se gari amafaranga gose gabaga gayobye nta kuntu mwaje muraganyera gose mukaganyoherereza nezi ko gabaga gayobye gabaga raganyumwa sawa sawa bagusubije iki barankubye Zareka ngushimire cyane goyiko nangaye wavugisha umuntu gatuma icuya cimanyagurara wavugisha umuntu gatuma cyangwa bite ise kuri kubira icyunzo si uko mvugishije menshi cyane si kandi ceceka urebe ko ndabiricuye ntwongere kwibara baganiriza abo bana b'abafana bawe abafana banje ubwo mbabwire baganiriza munywa itabi mwa wapi ngo ntaje batumuraga ubwo byarangiye by'ibiganiro twagiye style wambaye style urabona ariko ko nagafuka niki iyi bayitanze indukire mu muhanda ndaje gushofera niko yitwa ko bayitaga kandi cyane abana ino shati ngo bayita Zindikije mu muhanda ndaje gushofera ngo njye kumotara mwemera se ko ari umushoferi uyu ngunsabe
agira ikibihakana njye hombanye agiraga ibirori niko nsa iyo style wayikoze uteze iyi style ariko rero gukora ibi bintu bujya bura ntago nakubesha pe bisaba kuba mu mutwe gwawe unafite akandi kantu gatandukanye n'akabandi kandi neza cyane ka kandi bitaga ngo nako gusarada niko bavugaga bisaba kuba ufite mu mutwe atandukanye naho abandi cyane wayikoze byagenze gute kugira ngo ukore iyo style nyine uragenda ukagura udufuka bakaducagagura ukaja kuduteranyije nk'uri kudodesha ipataro kadodesha nk'uri kudodesha imyenda da nyamara igare ryanje murarihombanye reba ndebe tangiye kubiha niko nsa ubwo se umuntu agiye ku isoko yayigura ngahe kandi tenesi yanje barayijanye mwabure izi rero bisaba kugura umufuka ntago baguraga ishati yuzuye nyine ngo igifatiranya yuzuye ubwo koresheje imifuka ingahe izi ni imifuka 6 ubu nambaye imifuka 6 oya nako nambaye ishati imwe ewe data we niko nsa ibihagaza ngahe igiciro rero urebye wasanga itarengeje nk'ibihumbi 4 by'amafaranga y'u Rwanda y'amanyarwanda kandi ukabubereye umeze gutya kandi cyane kamaze gushiramo umwaka ukamaranye igihe kingana gutase ko gashati gushira byibuze nk'amezi nka 4 atatangaho amezi 4 5 uyambara cyane uranayimesa cyane pe ute ndagaswingingerera mvangagamo nkava nashira no muntu zangafurega nkamera nk'uri kumesa imyenda bisanzwe ujya utera ipasi ubwo ipasi oya ipasi si kandi ubwo mva kuba nakamuye nanitse ngo mpitana nambara nabyo ipasi ese ubundi bwiye wayitera ipasi ntumbe iyo wayitera ipasi reka nkwereke rero dore uteye ipasi ubwo nukumera nk'uri gukonyeza inzu y'ibitufi ubu ngubu hageze nk'umuntu wihandaguza mana yanje hakabazanye nk'akamba kaba ndasiyeho wabura reba ibirambaho wagurumana nahita mba nk'ibirahuzo neza yampaye niko wayitusha nahita nyoka da nakononekara nese nsa wowe wenda uri umukomedi ariko utwara n'igare uyu munsi Tour du Rwanda yaje inaha kandi sinanakubonye ucaracara cyagenze gute Tour du Rwanda ko nanje nari nagakanuyera ko nari nagaturumbuyera uwa mbere ko yitaga nanje isho nanje nari turumbuye kandi cyane nari imarida nari ninde wabaye uwa mbere ntago ari umunyarwanda ntago ari umunyarwanda ariko nabonye ari umuzungu nyine ariko nabonye ari umuzungu ukomoka mu kiye gihugu se cyaho sitara nuzigize nyine aho ngaho naho ngaho nawe mbazaguza menshi cyane urahaye ubuntu waruhabandamye niko none sensa ubundi wagiye winyongera ariko so bigare wapfira mu nzira uwo watwara ukagera i Kigali nawe rero bisaba kugucaniriraho umuriro n'ibibando byinshi kugira ngo ijambo munyonzi rikuve mu gihanga cawe wavuze ngo ni umushoferi w'igare umushoferi w'igare nyine munyonzi uwo wanyonga ukagera i Kigali burabona atambwira ngo nujyama no nkore ku munyonzi kunanyongaga uvuga ngo ni umunyonzi umushoferi w'igare wuzuye ndabona aho ukera uzibera umumotari ahubwo umumotari si jewe rero sinzi impamvu ntago jenda muri feeling yanje n'ubuzima bwanje amafaranga numvaga nkoreraga ku kinyabiziga canje cigare numvaga nje mpagije ku giti canje ntago ndatekereza kuba naje gushofera ikinyabiziga ca moto wapi ubwo numvaga mbaye uko nguko kwanje ku igare nakubazaga ubu watwara igare ryawe ubaka kanya nkubwiye nti sabe ejo mu gitondo nsanga i Kigali wahansanga n'igare ejo mu gitondo ca kare cyangwa waripakiza hejuru ya imizigo ngomba kurinyongana nego ngafata ku gikamyo kikankurura ariko ndiriho ngicayeho uririho ndibandamyeho kandi cyane niko ese nsa ngerashika ko ejo tujyana i Kigali mu gitondo umunsi gwejo ariko rero wanca amafaranga ngahe uzitwara wenyine nzishofera ku igare ubwo nziza nzaza ndi kwimanyaguza mu muhanda wenda nushaka uzataha uripakiye ariko tugenda uritwaye ndebe wagamba mbere ko hari igihe byananira nkagaheregeta nk'igarukirana ariko cyaba cyiza niko byamfasha kandi cyane nago nakwishyura mbere nakwishyura nese uzanyishyura nyuma ubu simpombaniye mu nzira utaragama nabandi ngo nabandi wabyimenyeranye ariko gukimushuka n'abanyarwanda ubu rukono ruderera runambitse aha ngaha agaswingingirira mana murarimanyura esensa kugira abakunzi benshi uzahitamo ryari abakunzi
bakunze si bikisi kandi mana yanjye. Ufite abafana benshi ariko ku kijyanye noneho n'umufasha wawe urimo uragenda ukura rero. Sha mwimpomba nyamwa. Uravuze ku kijyanye n'umufasha kuzana nyine umuntu wo kugira. Ariko ubu weho uri umuntu wuzuye kandi unkunu ushigikira kandi neza cyane. Wigenza akigenzura wijyama akibyutsa. Uteka akanigaburira. Yakwengeka akanihengura. Yanavuga akisubiza. Ubu uri umuntu wo kungira inama ngo nyine nshaka shiri. Nibyo bakoraga. Uzi mfite ko kumujana Mariyote. Dore n'imyaka uzaje kubaho mana yanje uruhura nago zigitemba. Wenda ngo wamubwanga reka ngusohokane mu bidende tuje kwidumbaguza. Nta mujana ese namumarira iki. Ubona ngo nshabaye umugore. Na mama yarambwiye ngo nibesha nkamukandagiza mu rugo. Ijisho azarimeneramo. Niko mama yakubwiye. Na sheri wanje nk'ubu nyine iyo ngize nkagira na sheri nabwo agatero nugukunda naguca gusa mpaka. Atazi wanyu. Ntago ya nta no gusangana. Ngo nugukunda naguca gusa nyine mpaka. Muvugana kuri telefone. Ngo yashaka hengu tujye ijyo kumuzana. Ntabwo ratisha igenderemwe ntago ndi kumwe nawe wowe byakagira. Niko nsa. Ubu uratsembye nta mugore uzashaka. Nagize ngo ni wowe gusa ufite bagenzi bawe. Ntawe nteganya nta numwe. Kubera iki ariko? Wapi? Amafaranga ubona ku munsi ari ubona 7. Kwanza reka ngusubirize rimwe. Ntago nuze ndi umusazi ntago naza n'umugore. Kandi nta mukobwa ukundanaga n'umuntu tuvuze kandi cyane. Hano nta mukobwa urimo gukundara. Nta numwe urimo mana. Ntawe pe. Nta muntu nkunda urimo. Sibyo ko bano ni n'abana abanyeshuri barimo hano. Abana ariko ntago wabura kakanyakanya kari inyuma nyabona. Waje unarakanda kandi ukumva. Umuntu baramukanda se? Ingoda. Ni voka. Hari ugukanda gukuvuga cyane ikivoka cyahiye neza ni. Yewe data. Niko ubuzima rero bw'abanyonzi binaho. Abashoferi bigare. Nyaka abashoferi bigare biba bimeze gute? Ngaho no kugira ngo hemeze ko abashoferi b'amagare bari imbere cyane bafite n'amafaranga akomeye cyane. Bazura mu motari wambaye ikirahure ikasi kitagira ikirahure. Mubaze ngo mwadukurikira. Ku mafaranga. Ku mafaranga. Mota wakoraho? Ibesho hakane sire ko uratangwa rugura mudugudu. Niko nsa. Ubuzima bumeze gute? Ngo imibereho bashize iraboneka. Jewe rero uko nkurikije wenda ukuntu nshoferi ariko sibe nanje nje nyine gusa. Abashoferi b'amagare bose bakorera kwikarisimbi. Ndatekereza ko ubuzima ari neza kandi cyane. Je nakwirabaho rero nkabona buri kimwe nje nshaka wenda kitari hejuru cyane cy'ubushobozi bwanje. Mbonaga nta kibazo gushofera igare kuri njewe. Kandi nzi ko nabandi ari uko nguko. Nabagaburaga babaga bagaherigese bagarunze mu bifu byabo. Abanyonzi bose bafite imyumvire nk'iyawe. Ndagaswingingirira sha itahiremwa uracari mu banyonzi koko. Nako abashoferi b'amagare. Mana yanje. Sha bisaba kukugira ku mavirero weho. Ariko ntiwanafashwa wararangiye nawe. Byararangiye. Ariko rero n'ubundi ureba. Abanyonzi kukimutinya nako abashoferi b'amagare kukimutinya gushaka. Erega kanu k'abanyonzi wihangane nzajya ngashyiramo. Dore ikibazo rero gikomeye kandi cyane. Dore ikibazo gikomeye kandi cyane. Nawe uzakireba ico kintu uzasanga arico kinonose kiri ku murongo gumeze neza cyane. Nta mukobwa akenshi ubundi abakobwa. Nuje kumutereta urabizi hari ukuntu nyine wigiraga umuntu unyangamugaye ugatangira nk'umukobwa wamubaza ati I love you je t'aime nagupenda sana mutima gwanje. Ukabara kubwira ati sinone inataka akazi ukora nakahe. Yego. Wakubeshuka homba ngo chofera gigare kwa nyoko. Ahita kweguza ugahita ugenda neza mpitamo yasesa ubwo munsi. Kubona umukobwa urakunda umunyonzi kubera ko bazi ko nyine baba ari hasi kandi cyane biragoye. Bisaba kugira ngo rero nawe impamvu utinya gushaka nuko ufite amafaranga make. Ariko rero nje nibwo batanyemera nanagutekera impinga kujana. Pe. Niko. Kibazo cy'amafaranga. Cyo kiri kukugarukaho. Cy'amafaranga. Ese umukobwa yakwangira iki? Umukobwa. Ahako se gutambajije ukuntu iyo ngoje ngugiye gutereta umukobwa. Mbona arakana gahiye kameze neza cyane. Byo byasabaga kuja gukomanga kunwigiriza nyine kugira ngo bakingure maze nabone kugira gute kwisunikiramo. Yewe nari nikozeho nashatse kagatisi kanje kameze neza. Nagaconga kataringana ariko kameze neza gateye agashiraje. Baza ngo nagezeho bigenda gute? Agezeho mu by'amahigwe nsanga nyine kubera ko ni muri weekend rya ababye baga bagiye gutembera ugasanga ni nk'umwana uri mu rugo wenyine. Yego. Ngo narangije kwinagayo umukobwa nta kinefere ya mbere akazukoraga. Nk'umuntu ubonye uje wifashe ukihandagaza ukiye kambara neza. Ugiye kuja gutereta mu gipangu abahita cyeka ko ufite ka kazi kare hejuru cyane.
icyo nkubwiye cyo yarambajije ngo nkoraga iki nta rindi jambo namusubije ati njyewe ndi manager ku ruganda rw'inka Karubamba hano mu Rwanda nta kindi kintu namusubije yarambwiye ati koko sirakomeje cyane ngati sibyo nibyo ngibyo n'amagare kera ninjoro rugakuriye gose hano mu Rwanda nyine ubwo uruko bisaba kugira ngo uteke injuga byarangiye mwegukanye kubera nyine ubumangamanzi bwanje birangira na munone bamugutwaye bamunyarukanye baramujana da bande baramwitikurira baramuhombanyije ariko mbagiye kumudunangira bane abona yarikoreye ubukwe kandi wowe ukiri umusore n'ubundi abafite iyo kuja baragenda natwe dufite aho gusigara tugasigara izi ntabwo twagendera rimwe mana mise numva impamvu wihebye oya kwiyaba byo ntabwo byabura ariko kuca iroviyu kuca amafaranga aho ntabwo nakwiheba Uwiteka aracamfata afashe nyine aracankamba amakashuri nayo ariko ntabwo ari cyane da ariko ujya uteganya kubyara basi guteganya kubyara hingwa da uteganya guhombanya kandi wabo kugatikurira iwabo pe akajya biwabo nkamuhombanyiriza iwabo akajya biwabo uramutse ubonye nk'umudamu wifitiye ibiceri akakwikundira akakubwira ati nsangiye wenda gushaka we nta n'ikintu ngusabye wabigenza ute nta n'ikintu nsabye namubwira tukamanza twaje mu murenge ku buryo twashwana tugakora divorce tukagabana unafite byinshi ukaba muri iyi mitungo ye ngo da arega kari akazi karavunaga karako guhombanya umuntu nijoro wenda agaswingingira uzi ngo udakoze amasiporo byashoboka niko ngaho dukubite twa du sketch twawe ujya ukina abakunzi bawe bari hano baturebe ubundi banza witaba uwo muntu ariko oya yagiye yago mana ya reba idarapo ryanje ibintu muri kuri kurira igira ugukandagira wowe wakabonye gasubiza bukamfashe aha bagira mwareba saba mwagakoyemo gute uwo mwaka rubanuyemo gute mana yanjye dukinira ga sketch kamwe kajanye twatundi twa ujya uvuga muri MTN na kakandi ka sheri muri MTN wahamagara ngo bayagusubize dagaswingingirira ngo nakajanye nikira aha twari tunyaraguritse nyine ubwo natuma nanduye nategoroye natuzanye natwicaza ngaha kwigare aha Allo ni kuri ribu nanje ndi nsabi kwiga nanje ndi nsabi none siko sheri wanje atari yuzuza imyaka kandi umuntu iyo abikoreye ahandi mu muhombanyaga nta kuntu twaje turaza kubikorera aho ngaho aracafite imyaka ziri hasi nyine ziracari tunzugunye yego rata ntiwumva nukuza kumutikurira aho ngaho sawa ndararanye umudunangiye sawa aka MTN agaswingingirira Allo ni kuri MTN none se gari amafaranga gose gabaga gahayobye nta kuntu mwaje muraganyera gose mukaganyoherereza nezi ko gabaga gahayobye gabaga raganyumwa sawa bagusubije iki barankubye Tsareka ngushimire cyane ubu ugiye gukora iki aka kanya ko bwije uracyatwa abagenzi ubu ngubu ndabandanyije ndagencuritse iwacu mu Kinigi ubu ndiyegamije ndigendeye ugiye he iwacu kwishamba mu birayi kubitaga mu bimondi bigutwara iminota ingahe kugera mu rugo uvuye hano iminota 20 ndaba nirambitseyo iminota 20 kandi cyane shaba uryo bakure kabisa kandi ubu tuvugana iyo nahuye n'abapatoro ubu nta nubwo ndagenda ndi kuri shoferi ndaritegera ukwajyo kandi nta nubwo ndatega moto mugomba kuntegera abantu baragenda banyikoreye maka bangesheje mu rugo niko bimeze cyane urakoze cyane urakoze
ngo ngakore mu ruhereko. urakoze cyane. Sawa namwe murakoze cyane. Nyagasana abahezagire kandi yabaremye baha amahoro. Mubimanyaguze sha mubimanyure. Yagaswira. Aya kibanditseho umwana ya kamatisho nta kundi nyine none se bigende bite.